Mwese murimo kutwumva ku Cyizere TV, mpaye ikaze umuntu urimo kudufasha kugira ngo amajwi yacu agende neza ndetse n'amashusho. Mpaye ikaze umwuka wera, mpaye ikaze imbaraga z'Imana, mpaye ikaze ubutatu butagatifu. Tugiye gutangira dusenga Imana. Kuri iyi Cyizere TV tuvuga ijambo ry'Imana, tukaririmba kugira ngo buri muntu wese yibone muri uwo mwanya. Tugiye gutangira dusenga, nitumara gusenga turumva n'ijambo ry'Imana. Tuba twateguye n'ijambo ry'Imana. Rero mpamagaye imbaraga z'Imana kugira ngo Imana izibane natwe. Tugiye gutangira dusenga Imana. Uri data wa twese mwiza, uri inshuti nziza, uri umubyeyi mwiza, utabura guseruka mu byago no mu makuba, ugira neza bugacya bukira, ineza yawe ntirondoreka, uri uw'igikundiro, urahambaye Yesu. Imana nishimwe, ndagushimiye mu gitondo cy'uyu munsi ko wahabaye ukatwemerera kongera kubyuka duhumeka umwuka w'abazima. Kubwa Satani ntabwo ari uko byakabaye, kubwa abazima babi ntabwo ari uko, kubw'isi y'umubabaro ntabwo ari uko byakagombye kuba bimeze. Ariko Yesu ndagushimiye kuba watwimanye ukatubambaho amahema. Icyubahiro ni icyawe. Uwo warinze abayobozi bacu, ukarinda abayoborwa, ukarinda abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ukaturindira igihugu, tukaba twabyutse bikemera. Iryo nishimwe riba rinejeje imitima yacu. Imana nishimwe. Muri aya mwanya mwizero nyakubahwa Imana, turi imbere yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe. Duhamagaye imbaraga z'Imana, duhamagaye ubutatu butagatifu, duhamagaye ubwiza bwawe Yesu. Nuzubane natwe, uzutangirane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Twumva ijambo ryawe, reka urivuga ntaba ari we, reka avuga avugishijwe nawe. Muteretse mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu, mpamagaye imbaraga z'Imana, kandi ijambo ry'Imana rikora icyo waritumye mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho ngwino ubane natwe rero muri uyu mwanya mwiza mu izina rya Yesu Kristo, kandi uha umugisha abantu bose barimo kutwumva ku Cyizere TV. Ngusabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amazina yanjye musanzwe munzi, ariko hari abatanzi baba bajemo bushyashya. Nitwa Muhongerwa Grace, ndi umubyeyi ushima Imana, ndi umukristo w'umutwaro umwe n'abana Imana yaduhaye, abahungu n'abakobwa. Ibindi Yesu yaduhana umugisha. Reka nakire umwigisha wacu kugira ngo aze atubwire icyo Imana yamushyize ku mutima ngo atubwire. Mugenzi wanjye arakoze kumpa ikaze. Nanjye amazina yanjye ni Mutuyimana Rachel, nkaba ndi umumama w'abana, nkaba mfite n'umutware. Muri iki gitondo rero tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rihumuriza imitima. Tugiye kureba abantu bahiriwe abaribo. Ese kuba uri mwiza niko guhirwa? Kuba ufite amafaranga menshi niko guhirwa? Reka ntabatindiye rero tubanze dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turarisanga muri Zaburi ibice 84, turahera ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Iyi Zaburi ni Zaburi ya bene Kora. Ku murongo wa 6 haranditse ngo: hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe. Amen. Aba ngaba ni bene Kora. Haleluya. Amen. Aba bene Kora rero bagiriwe neza n'Imana. Natangiye mbabwira nese kuba uhiriwe nuko uri mwiza, nuko ufite amafaranga. Ahubwo umuntu uhiriwe n'Imana ni umuntu wamenye Imana, ni umuntu wabashije kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo, ni umuntu Imana yatoranije. Hari akandi kantu numvise. Yego. Muri abo bantu bahiriwe. Haleluya. Amen. Umuntu wahiriwe uwo ari we ni umuntu wamenywe n'Imana, wamenywe no mu maraso ya, akozwa mu maraso ya Yesu. Haleluya. Uwo muntu niwe wahiriwe, yamenywe n'Imana, yozwa mu maraso ya Yesu.
uwo muntu arahirwa. Haleluya. Amen. Uwo muntu arahirwa uko yaba ameze kose, aho waba uturuka hose, uko waba uri kose, uwo muntu arahirwa. Amen. Ni umuntu wahiriwe akozwa mu maraso ya Yesu, akihana ibyaha, akaba mu mushya. Amen. Haleluya. Zaburi 65 ku murongo wa 5 haravuga ngo hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza. Haleluya. Amen. ngo uwo nguwo azahama mu bikari byawe. Imana yacu ishimwe. Ubundi umuntu Imana itoranya ikamwiyegereza ubu uri umunyamahirwe. Imana ishimwe. Kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Amen. Ngo amababi yacyo ntajya yuma, ngo ahubwo ahora atohereye. Haleluya. Uwo muntu numeze gute? Nuwahiriwe. Haleluya. Aba bene Kora rero nabo baravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Ubundi kugira ngo ubashe guca mu bibazo, ngo kuko baciye mu gikombe cyitwa Baka, barangije bahahindura ahantu h'amasoko. Iki gikombe Baka twakigereranya n'imibabaro uri gucamo, ibigeragezo uri gucamo. Reka nkubwize ukuri, hari intambara nyinshi, hari abantu bafite iyo ni intambara, hari uburwayi, hari ubukene, hari amadeni, izo zose ni intambara. Hari ugusorwa mu nzu, izo ni intambara abantu bahura nazo. Hari n'ibigeragezo, ushobora kugira ikigeragezo cy'umugabo, ukagira ikigeragezo cy'abana, ariko kuko ufite imbaraga z'Imana muri wowe, ngo ibyo ngibyo byose ubihindura ubusa. Imana ishimwe. Ibyo wabonaga ari ibibazo ngo ubihindura bikabimera nk'igisubizo, ahubwo ukabihindura ngo amasoko y'imigisha. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Ibyo bibazo byose ukabihindura ubusa, ahubwo wowe bikagenda bikongerera imbaraga, kuko ngo bagenda bagwiza imbaraga. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Ngo bakagenda bagwiza imbaraga, ntibite kuri ibyo bibazo, ntibite ku bigeragezo, ntibite kuri iyo mibabaro, ntibite ku marira. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Ngo naho igiti cyatemwa ngo kirongera kigashibuka. Imana yacu ni ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana nihimbazwe. Haleluya. Reka mbabwire iki gikombe cyitwa Baka. Warakoze. Reka nkubwire, Imana ishimwe. Muri abo banyamahirwe nawe urimo, nanjye ndimo. Imana ishimwe. Imana nihimbazwe. Imana nishimwe. Nawe mugore wabaye umunyamahirwe. Nabaye umunyamahirwe, nanjye ndi umunyamahirwe. Ntabwo wakabaye urimo wamamaza ubutumwa bwiza. Ubundi se kera warabarwaga? Ntabwo wigera ubarwa. Ariko kuko twatoranijwe, twagiriwe ubuntu bwo gutoranywa n'Imana, natwe turi abanyamahirwe. Kandi noneho ngo abo bantu batoranijwe ngo bazahama mu bikari by'Imana. Imana ishimwe. Mu gikari ntabwo umuntu wese agera mu gikari. Uzarebe iyo ubonye umushyitsi, ntabwo apfa kugenda ngo umushyitsi apfa kujya mu gikari. Habe mu gikari hajyamo abantu batoranye, b'abanyamahirwe, abantu b'abanyamahirwe, wa muntu wiyumvamo, wa muntu wiyegereje. Haleluya. Natwe rero turi mu batoranijwe, kuko ngo tuzahama mu bikari by'Imana. Imana yacu ni ishimwe. Haleluya. Twashakaga kubabwira abantu bahiriwe abo ari bo. Abantu bahiriwe ni abantu batoranijwe n'Imana. Uzi ko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo abahamagawe ni benshi, ngo ariko batoranijwe ni bake. Ntabwo ari bose. Hahamagawe benshi, ariko batoranijwe ni bake. Haleluya. Imana ishimwe ko muri abo batoranijwe nawe urimo, nanjye ndimo. Guhamagarwa rero ushobora kuza nkahamagara amazina menshi, ariko najya gutoranya nkajya nkoramo umwe umwe, nkatoranya. Rero kuba waratoranijwe ni amahirwe y'Imana. Imana yacu ishimwe. Muri abo bake rero batoranijwe, nagiraga ngo nawe uri kutwumva, nawe uba urimo, nawe uba umunyamahirwe. Kuri uyu munsi uba umunyamahirwe. Nicyo turi kukwifuriza muri uyu munsi. Umuntu uri kumva icyizere TV. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Tudatinze rero, reka tubagezeho iryo jambo ry'Imana. Niryo twagiraga ngo mwumve, ariko buri wese turamwifuriza kugira ngo abe umunyamahirwe
nicyo twamwifurizaga. Reka dusenge Imana kugira ngo buri wese ijambo ry'Imana rimukore ku mutima. Mwami Yesu turagushimiye, uyu mwanya mwiza ni uw'agaciro imbere y'amaso yawe. Haleluya. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza risohoreye mu matwi yacu. Shimwa Yesu, uteka neza, utegura neza, nta mwana w'umuntu wategura. Uyu mujakazi wawe ntabwo yari azi iby'imitima y'abantu ikeneye, ariko Yesu kuko wowe uri bamenya, uzi ibidukwiriye mu gihe gisa nk'iki ngiki. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza, turagushimiye kutwemereye nyakubahwa Imana kwa abanyamahirwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka tumaze kumenya neza abanyamahirwe abaribo. Abanyamahirwe ni babandi bamenywe n'Imana yera, bakozwa mu maraso ya Yesu. Abanyamahirwe ni babandi bejejwe n'amaraso ya Yesu, badakora ibyaha. Ni babandi Imana ikunda ikabiyegereza ikabashyira mu bikari byayo. Imana nihimbazwe. Ndagushimiye mukunzi kubw'ijambo ryawe ryiza risohoreye mu matwi yacu. Reka ijambo ryawe rigende rikore ku mitima y'abatwumva, ku mitima y'abatureba. Reka rikore icyo wagombye gukora mu izina rya Yesu Kristo. Reka riherekejwe n'umwuka wawe wera. Twebwe abana b'abantu ntabwo twarisobanura, ariko umwuka wera yaje arasobanura, agasobanurira buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera naganze, umwuka wera nategeke muri iri jambo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, reka iri jambo rikora imirimo n'ibitangaza. Reka riruhure, reka rihumanure, reka rihindura ibintu byose mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana, reka ukora imirimo n'ibitangaza. Reka ugirire neza imfubyi n'abapfakazi, abarushye n'abaremerewe, abashonje ubagaburire, abarwayi bakize, ababuze amahoro uyabahe, abatarakumenye kukumenya, abarushye n'abaremerewe baruhurwe nawe. Uhamugisha rero umuntu wese watwumvise mu izina rya Yesu. Uhumugisha igihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo, kandi urengera ibihugu birimo intambara. Mwamubera igisubizo. Urakoze Mana, turagushimiye. Umugisha kameramani wacu mu izina rya Yesu Kristo. Ngusabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.